tunejejwe n'Imana yongeye kuduha aka kanya nshuti zacu z'ikiganiro menya ukuri. Uyu munsi rero Imana yongeye kuduha irindi jambo ryiza cyane dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya. Abagalatiya rero ukuntu bimeze, Paulo ari muri gereza yagiye yandika inzandiko yandikira amatorero ndetse ayakomeza. Itorero ry'Abagalatiya yabandikiye uru rwandiko ari i Roma, ariho afungiye. Abandikira urwo rwandiko kubera iki yabandikiye urwo rwandiko? Yabonaga iryo torero ririmo ibintu mbese byo gucogora, ririmo ibintu byo gusubira inyuma, ririmo ibintu byo kugwa. Akandika rero ubutumwa abucishe muri urwo rwandiko kugira ngo abakomeze be gucogora mu byo bizeye. Reka rero turebe Abagalatiya igice cya 6 umurongo w'9 ugeze ku wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 9 haravuga ngo twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Imana iguha umugisha. Hano rero turagenda tubona ibyo Paulo yandikiraga Abagalatiya. Turimo kubona ijambo rita gucogora, gukora neza. Gukora neza ni iki Goreti? Gukora neza ni ugukora ibyo Imana ishaka, ni ukugira neza. Harimo urukundo mu gukora neza, harimo gufasha abababaye, harimo kubaha Imana ugakora ibyo Imana ishaka, ukirinda icyaha, harimo kugira urukundo ukabana n'abantu neza, amahoro. Uko ni ugukora neza, gukora ibikorwa byiza, harimo gufasha imfubyi, gufasha abapfakazi. Ibyo byose ni imirimo myiza yubahisha Imana kandi Imana ishaka ku bantu bayo. Imana iguha umugisha. Tuganira aya magambo tugira ngo tuvuge ibintu tubyumve neza. Iyo bavuze gucogorera gukora neza, ni kuvuga ngo hari igihe umuntu atangira akora neza, agakora ikintu cy'urukundo, agatanga, agafasha abantu, akabakunda, akabasura, ndetse akanasenga, agasoma ijambo ry'Imana, akiyiriza ubusa, agakora ibintu bishimwa n'Imana. Ariko igihe cyagera mu bihe bibi bikomeye, mu bihe by'amakuba, mu bihe by'inzara, mu bihe byo gutotezwa, mu bihe bitandukanye bihinyuza abantu, wajya kubona ukabona umuntu aracogoye. Gucogora ni gusa nkaho ibyo akora gutakibikora. Umunsi wa none ntugacogore gukora ibyiza. Amen. Ntugacogore gukora ibyiza. Niba wasengaga, komeza usenge ndetse usenge cyane. Niba watangaga, komeza utange ndetse utange cyane. Niba wakundaga abantu, komeza ubakunde. Niba wasuraga abantu, komeza ugire ute ubasure. Kubera yuko hari haravuga ngo kuko igihe nigisohora. Igihe nigisohora ni iki? Igihe cy'Imana nigisohora ngo tuzasarura. Ese gusarura ni iki? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo ubibye urabisarura. Iyo ukora neza, ya neza ubiba mu bandi, ya neza ugirira abandi, nawe urayisarura. Imana irayikwitura, cyangwa igakorera mu bantu nabo bakakwitura ya neza. Haranira gukora ibyiza rero, we gucogorera gukora neza. Niba warigishijwe gukora neza, komeza ukore neza. Wicogora ngo kuko wa wundi wabikwigishije wenda wabonye yakoze ikinyuranyo cy'ibyo yakwigishije. Wowe komeza iyo nzira yakwigishije, kuko ni inzira itunganye. Niba ubona ibyo ukora bishimisha Imana, bihesha Imana icyubahiro, bikomeze, kuko n'ubundi Imana niyo dukorera, ntabwo dukorera kugira ngo dushimwe n'abana b'abantu. Yes, no gukora ibyiza biri mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rituyobora. Ahantu havuze ngo gusarura ingizi irindi hishurirwa. Ntabwo umuntu asarura icyo atabibye. Ntabwo watera ibishyimbo ngo usarure ibigori, ntiwatera ibigori ngo usarure amasaka, ntiwatera amasaka ngo usarure imyumbati, ahubwo usarura icyo wabibye. Iyo ubibye neza usarura neza. Ariko mu nzu y'Imana ndetse mu bwami bw'Imana icyo mbikundira nuko ngo usarura ibintu byikubye inshuro nyinshi.
principles z'Imana, uko Imana ikora biratangaje. Iyo urebye nk'abahinga ibishyimbo cyangwa ibigori cyangwa indi myaka, Imana iratangaje, igaragaza urukundo, itwereka urukundo mu bikorwa. Utera igishyimbo kimwe ugasarura ibishyimbo byinshi, utera agashaka kamwe ugasarura amasaka menshi. Rero hangaha nicyo bivuze ngo nubiba ineza, Imana izaguha gusarura ibyikubye inshuro nyinshi. Uzabona abantu benshi bazakugirira neza. Nugirira umuntu neza, nawe uzabona abantu benshi bakugirira neza. Nushyigikira umuntu, uzabona abagushyigikira. Nugirira umuntu neza, nusanga umuntu unyagirwa ukamucumbikira, nawe uzabona abagucumbikira. Nufasha umuntu cyangwa ufasha abantu, nawe uzabona abagufasha. Siko bimeze? Niko bimeze pastor. Niko bimeze. Wowe iyo neza ushobora no kutabona ari wowe igarutse, wari kwikagaruka kugukomokaho, bazagukomokaho ya neza wagiriye abandi. Umwana wabyaye wenda wowe utakinariho, wari yavuye mu mubiri wa mwana, ya neza wabibye ikamugarukaho. Ni ukuvuga ngo ineza, iyo ugize neza, igihe kiragera ukayisanga imbere. Uyu munsi ushobora kuvuga uti ariko ibi bintu ndimo gukora mu nzu y'Imana, ibi ngibi bizaherera he? Ubuse ubu ngubu bibatubwira ngo dukore umurimo w'Imana, ngo tugire abantu neza, ibi ngibi bimaze iki? Ariko reka nkubwire, iyo hanga haravuga ngo kuko igihe nigisohora. Iyo bavuze igihe nigisohora, baba bavuga ngo igihe cy'Imana nigisohora, igihe Imana yagennye. Kuko gahunda y'Imana ibi yaragennye, iravuga, ishyiraho gahunda ikavuga iti igihe nikigera utacitse intege. Urabona hari igihe Imana iteganya ikavuga iti uyu muntu wanjye igihe runaka nakomeza agakora umurimo wanjye adacitse intege, mu gihe runaka, mu myaka 5 se, mu myaka 2 se, wowe ntabwo ubuze icyo gihe. Iyo udacitse intege, igihe cy'Imana kiragera, Imana ikasohoza imigambi yayo kuri wowe, ikakugororera byanga byakunda. Ni ukuvuga ngo ni ibisanzwe ko umubiri ushobora gucika intege. Ariko noneho ahangaha Pawulo yasaga nk'avuga ati nubwo mwambaye umubiri, nubwo mwambaye umubiri, amaso muyafite, ibitekerezo muri iyi si mufite ibintu bibashukashuka, igihe cyagera mukagwa muri ibyo bishuko, mugacogora, wenda mugasonza, wenda mugatotezwa, mukavuga muti ubwoba bukabataha, igihe kikagera mukagira n'inzara, mukabura ibyo murya, intege zigacika. Ibyo bikaba intandaro yo gucogora. Aho ngaho niho navuga ngo hari ibintu biduhinyuza, biducogoza. Hari n'ikindi nabonye pastor ku kiremwa muntu gituma kizanira abantu benshi gucogora. Urabona ikiremwa muntu kigira ikintu cy'akamenyero, agakora ikintu akageraho akabimenyera, akabihindura ibintu by'akamenyero, akabikora uko ashatse, ubundi yageraho akanabireka. Ikindi ikiremwa muntu kigira ikintu cyo kurambirwa, guhararuka, agaharara ibintu akabikora ashishikaye, yageraho ukabona atangiye kugabanya. Ariko ntabwo tugomba kumenyera iby'Imana, ntabwo tugomba gucogora mu gukora neza nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twe gucogorera gukora neza. Ahubwo tuba tugomba gusaba Imana imbaraga kugira ngo umunsi ku wundi dushishikarire gukora bya byiza. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Ahantu rero niho dushimangira ngo ntitugacogorere gukora neza. Kandi nitutagwa isari, igihe kizasohora tugororerwe, igihe kizagera Imana twiture ibyiza twakoze. Turabibona ahantu henshi, turabibona Yozefu ntiyigeze acogora, nubwo yigeze gutotezwa na bene se, bakamugirira ishyari, bakamugirira nabi, bakamujugunya mu cyobo, ndetse bakanamugurisha, akagenda akagera ahantu agahinduka umugaragu, agahinduka umucakara, igihe kikagera agafungwa azize ubusa. Ariko igihe cyarageze kubera yuko atigeze acogora gukorera Imana, acogora ngo abivemo, ngo avuga ati nanjye ndabiretse ngiye kuba umupagani, Imana yaramuzamuye ahinduka minisitiri w'intebe mu gihugu cy'amahanga. Amen. Noneho tureba n'undi muntu wakoze neza, uriya witwa Moridekayi nawe yari mu gihugu cy'amahanga, akora neza. Haza abantu bashaka kugambanira umwami ngo bamwice, arabitangaza, atanga raporo avuga ati hari abantu bendaga kwica umwami,
arabitangaza. Ibyo yabikoze atari uko hari ikindi yashakaga, ahubwo ni neza yari murimo akora ikintu cyiza, ariko ntiyigeze abikora kugira ngo mu gitondo wenda bamukure kuri iryo rembo bamuzamure mu ntera. Yabikoze gusa kubera yuko yumvaga ashaka gukora neza. Igihe cyarageze umwami abura ibitotsi. Amaze kubura ibitotsi yibereye iyo ngiyo nijoro arasoma, aza kugwa ku nkuru ivuga ngo hari igihe abantu bari ku irembo bashaka kwica umwami. Umuntu umwe witwa Moridekayi arabitangaza. None haza kuvuga ati ese hari icyo mwigeze mukorera uyu muntu watangaje ko benda kunyica? Bati ntacyo twigeze tumukorera. Ariko umwami yaje kubura ibitotsi kubera yuko igihe cy'Imana cyari kigeze kugira ngo umukozi w'Imana witwa Moridekayi agororerwe. Erega pastor, hari n'igihe ushobora gukorera umuntu ibyiza ntabibone, ntanabyiteho rwose, ukabona ntabyitayeho, ariko igihe kiragera, kuko Imana itajya yibagirwa imirimo. Igihe kiragera ikibuka ya mirimo yawe, ikabuza ibitotsi wa muntu wagiriye ya neza kugira ngo ayibuke ayikwiture. Niko byagenze kuri uriya mwami Ahasuwerusi. Imana yamubujije ibitotsi ku bwa Moridekayi. Rero ibyo dukora byose, burya icyo nabwira abadukurikiye, ntugakorere ibyiza kugira ngo ushimwe n'abantu. Ujye ukorera gushimwa n'Imana, ujye ukora ibyiza byawe uzi ko Imana ikureba. Hari abakora ibyiza bashaka gushimwa n'abantu. Yego umuntu yagushimye nabyo ni byiza, ariko ntitukaba ari byo tureba ngo abe ari byo twumva twifuza. Ahubwo jya ukora ibyiza wumva ko Imana ikureba, kandi umenye ngo wa muntu nubwo wamugirira ibyiza ntabibone, ariko Imana ntijya yibagirwa. Imana iguha umugisha. Nongeye kwibutswa n'umwuka wera kubwira aba bantu bagize neza mu gihe cy'ibibazo bibi byabaye muri uru Rwanda mu gihe cy'igihumbi 1994, igihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Aba bantu bakoze neza bagahisha abantu ntibabice. Abo bantu bagize neza. Noneho bamaze kugira neza, ntabwo babikoze kubera yuko hari ikindi bari bagamije, ahubwo babikoze kuko bari baravukanye umutima kugira neza. Ariko igihe cyarageze, imyaka 20 n'ingahe yarageze, n'uyu munsi baracyibukwa ngo bahindutse abo bita ngo abarinzi b'igihango. Ni ukuvuga ngo Imana yarabashimye, natwe uyu munsi turabashima kubera yuko bagize neza. Iyo ugize neza urashimwa, iyo ukoze ibyiza urashimwa, ariko iyo ukoze ibibi nanone bya bibi uhura n'ingaruka zabyo. Rero duharanire gukora ibyiza, kuko ari byo bituma tubona umusaruro mwiza, ari nabyo bizatuma tugororerwa nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Dusoza rero iki kiganiro, nshuti bavandimwe, haranira gukora ibyiza, kuko nukora ibyiza igihe kikagera ukumva ugiye kunanirwa, ntukananirwe. Hari ahantu bavuga ngo abasore b'imigenda, ni muri Isaya 40, mwavuga ngo abasore b'imigenda bazaruha bacogure, ngo ariko abategereza Uwiteka ngo bazasubizwamo intege, ngo bazatumbagira mbere nk'ibisiga. Ni ukuvuga ngo wowe nudacogora, nutabivamo, nusenga ukavuga uti ngewe nubwo hari ibingerageza ngiye gukomeza nsenge, nongere nsenge, nongere nsome ijambo, nongere nihangane, nongere nkore ibyiza, ne gucogozwa n'ibintu bincogoza. Umuntu yakugira nawe ukamugirira neza, umuntu yaguhemukira ukamugirira neza, ugakora ibyiza utagamije yuko abantu bagushima, ariko ugamije gushimwa n'Imana. Imana igeraho ikakugorora. Rero tugiye gusoza tuvuga ngo muvandimwe utwumva, haranira gukora ibyiza. Reka ntegorete ijambo kuri iki kiganiro kiri ku mutima kugira ngo dusoze iki kiganiro. Bene data bakundwa, twe gucogorera gukora ibyiza nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ahubwo umunsi ku wundi duharanire gukora ibyiza, duharanire gukora ibyiza, kandi tugire umutima wihangana ushishikariye gukora bya byiza. Dutegereze ingororano y'Imana, dutegereze isaha y'Imana, kuko bya byiza dukora, ya mirimo myiza ukora ntabwo izapfa ubusa, ntabwo ari impfabusa. Igihe nikigera uzayiturwa, Imana izakugororera
kubera bya byiza wakoze. Imana kugirango Imana iguhe umugisha. Nanjye nshoje mvuga hari ahantu muri Yakobo 1:12 havuga ngo hahirwa. Iyo ijambo rivuga ngo hahirwa ni nko kuvuga ngo hahabwa umugisha, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko ngo namara kwemerwa nande, kwemerwa n'Imana, ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Niba ushaka guhabwa ikamba ry'ubugingo, kandi iryo kamba ry'ubugingo rihabwa ba bandi bageze gute, bihanganye, ba bandi bakoze neza, ba bandi batabivuyemo, ba bandi bativumbuye. Ndeba ba bantu bo mu Bisirayeli bavaga muri Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano, hari abantu babivuyemo, babivamo, barabananirwa, baravuga bati shwe, ntabwo twakomeza ibi bintu bya Mose, tubivuyemo, baritotomba bagwa mu butayu. Abandi baravuga bati twebwe tuzashikama dukomeze mpaka tubonye igihugu cy'amasezerano, baza kukigeramo Joshua na Kalebu. Ndifuza rero wowe kuba nka Joshua na Kalebu, ndifuza wowe kumera nk'umuntu uyu nguyu Paulo yabwiraga ngo ntagacogore kugira neza. Muvandimwe, ntugacogore. Rero musengere wowe watwumvaga. Uwiteka Imana, nsengeye umuntu utwumva aho ari, hariho ukora neza, komeza umuhe umugisha, komeza umushyigikire, komeza umuhe kutacogozwa n'ibimugerageza, kudacogozwa n'amagambo y'abantu, ahubwo komeze ategereje igihe cyawe, kuko cya gihe cyawe nikigera azagororerwa hatabozeho na kimwe. Ariko ndasenze kugira ngo buri muntu wese urimo kutwumva aharanire gukora ibyiza, kuko mu gukora ibyiza nibwo asarura ibyiza, nibwo asarura umugisha, nibwo asarura imibereho myiza, kandi n'iherezo ry'ibihe akazahabwa ubugingo buhoraho. Rero urakoze yuko wabanye natwe, urakoze yuko watugiriye neza. Rero inshuti bavandimwe batwumvaga, ntukarangize kumva ubutumwa udakoze ikintu bita subscribe na like, ugasangiza ubutumwa abandi, kubera yuko ibikoze ubanye umufatanyabikorwa natwe wo kwamamaza ubwami bw'Imana. Kandi ujye ugerageza uduhe n'ibitekerezo, unatubwire niba ufite icyifuzo cyo twafatanya nayo kugira ngo dusengane, kubera yuko twebwe si twe dukiza, ahubwo iyo dufatanyije n'umwuka w'Imana bishingiye no kuri iryo jambo, turafatanya tugasenga kandi Imana ikatugira neza. Rero telefone zacu ni 0788 633 5996. Pastor Sylvester Senyimana. Iyanjye ni 0782 47 32 45. Shalom. Amahoro y'Imana abane namwe.